Amen. Yani twavuga Imana Miriyamu. Yego Miriyamu. Turutse mu birembo nk'abasengera ari Kinyinya. Yego. Nkaba umugabo wubatse umugore n'abana babiri. Yego. Madamu wazanye. Shiba. Ari. None rero nkaba nifuje kuza guterana namwe. Baza umwegere uhita ukubita Yesu. Kama ko uhita gusura kabezu. Kama ndabikomeye. Kama Ubwibyo rero yishimye cyane ukamugeza mu rusengero hano ariko arahimbaza cyane nkumva nafashijwe cyane ariko byagera no pasiteri umushumba karushaho gufashwa cyane kandi ngiye nkunda byina cyane guhimbaza Imana ku bindi reka duha abandi umwanya murakoze Imana ivuganye nanjye muri cyane mikrofone Mana nawe ngo ndikubwire akira peye izina ryanjye. Haleluya. Nayishaka cyane ndetse ahubwo Mana shimwa sinabona icyo navuga. Amen. Imana Eric guturuka mu ntara y'Amajyepfo ntabwo ndi umushyitsi ndi umusangwa muri inzu y'Imana aheruka 2019 duhimbariza mu gitaka nasanze muzakamera sanga mwe amakara yatangiye nka Dawidi ndanezererwa pastor umukozi Imana turaziranye cyane ntabwo ari kwirarira Imana igumugisha yakiriye gusa umugore n'abana 5 ntabwo turi kumwana mu Majyepfo ariko kuzamuzana mwereke Imana igumugisha Imana namubwiye igukuye muri kandi zo mu miryango yayo nagiye kubona ahantu bagushize baraguterekereye barangije bagutereka mu kintu kimeze nk'igisabo bamaze gutereka mu kintu kimeze nk'igisabo bafata ikintu bita umufuka baguteka bamaze gutereka mu mufuka ngiye kubona ngo naba mufuka bawuciyemo umutwe wo hejuru noneho ukanyobora ukanyureba hejuru ariko ukaba utabasha kuva mu gisabo no mu mufuka Imana namwe ngo bakagombye kuba wateye imbere n'abandi wagombye kuba utunze n'abandi wagombye kuba ukomeye n'abandi ariko nizo kandi zahe zo mu miryango ariko Imana aravuze ngo muri iki gitondo no muri iyi saa sita Imana igukuye mu gisabo igukuye mu mufuka igukuye mu rutorane nayikuye nashimye cyane nabo bajya baguhiga mbona iminsi ibihe byahagaze bite ku kibazo cy'inka ikibazo cy'inka maze igihe bitekerezaho
urabona iwacu duhinga ibigori nkajya mvuga ariko Mana ko abandi bahingagiye gutanga inkwano akira mu izina ryawe akira mu izina ryawe ukarama ikaza ngo yakiraciye mu izina ryawe nakomeza gusubira cyane ikindi cya kabiri iguhaye inzu imeze ukuntu imeze neza yayindi imeze ukuntu narayihanuriwe yayindi y'agacurama narayihanuriwe twiteguye Imana mu gihe twagiye twose ndashaka kwakira abashyitsi babone ubutinde leta nakira abahanzi ndabanza buriya muri teoriya zitatu Imana we uyu munsi turi muri Imana Haleluya munsi no gutuma dushaka tubyine mazina yanjye nitwa Patrice ngo witwa nde Bakukende Babuki mazina yanjye nitwa Bakukende yego kuko Imana yanjye ni ngombwa Babuki wiga kujya gatatu Bakukende ni ukuri Imana ni ukuri Imana ruyo wavuye yaramwa navuye ntara y'Amajyepfo mujye mvuga mwa wazanye nagamwa nazanye na mukuru wanjye ni yego kuko ajya kumva ko Imana bashimiye cyane ni umugabo w'imyaka 21 ariko nawe ikibazo ubyagenda bitegamwa gawe ndenegamwa nawe ikibazo nawe ikibazo cyakugure natarakura none kamara kugeza gutegama yakugeza gutegama umugore twari tubanye neza nta kibazo ariko naje kuri ubuzima bubi yego baba mwana we yego baba umva kuri Imana yabwiye gano yamwe gukora ngaho kuko barahamadiye ko aho bafite cyangwa taho hano Nafite abakozi neza yewe mama ariko Imana bashimiye cyane nagiye kubona abantu hari ikintu bita icyuya kirimo kigenda hejuru yawe ngiye kubona barakikundeyeho ngiye kubona baragifashe imyaka yose n'imikoshi n'akarabe kimutuyeho ndabwirwa ngo nta mahoro nzigera ugira gute ugira icya kabiri umugore wanjye yagiye kubyara abajyane baramuroga arapfa yapfuye abaragadaha Wino rutite nta ruti bagiye kubona etayi tukamama mwatuze umuntu ibiganza hanga ishoro ringahe nagiye kubona abantu batwaye ubuzima bwe mbona batwaye urubyaro mbona bamushizeho imyaku imikoshi ibintu byose ntazigera yubaka uwashatse apfe umwana abyara apfe mbega ntazigera agira umugisha ntazigera hino ariko Imana irambwira kuri iyi saha y'umunota idashingiye kaguhe mu karere k'Amajyepfo idashingiye ahantu yavuye ku giti yatanze yamukishije mu izina ryanjye yamukishije none yabaha muri sekarako none Israel icyuya nicayeho dushyira agaciro imbaraga mbi zose ibyo batumye imikoshi gupfusha mu izina rya Yesu kubyara pfusha gushaka gupfusha bikuba mu izina rya Yesu kubera Imana yacu bashimiye cyane Haleluya mwatashye cyangwa abagera mu mbaraga bera cyane abantu bagera Imana yabesha tukabiri gatatu uze kuzana amazi yasengere genda wiyuhagire umura Yesu agiye kongera kubaka kandi akubakire aguha abana aguhe n'ibindi sibyo dushaka byose Yesu azabiguha ko afite bingahe byose kandi ashobora bingahe yewe mama ufite imfubyi umura Yesu niwe se w'imfubyi umugabo wapfakazi akaba asenga bategereje imihanda n'urugero kandi Imana imugarutse kuvuga Imana imugarutse Imana igize gute Imana imugarutse tuvuga neza cyane haleluya haleluya agende yicare agubwe neza tukomere Imana yacu cyose haleluya
dufite ndabara amasaha umunsi dufite abakozi b'Imana benshi Haleluya. baza fata ku mwana mu mutwe bajya barutwara